Aleluya, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amazina yanjye nitwa Ndagije Tv. Nongeye kugaruka mu kiganiro umurimo w'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira kuri topic ivuga ngo ndinde mu maso y'Imana. Muri cya gihe twihaye ni ikiganiro kinyura kuri channel ya Ndagije Tv, gisohoka kabiri mu kwezi. Imana iduhana umugisha, twiragiza Imana turagushimye kuri Imana igira neza, tugushimiye kwa byinshi byatambutse, tugushimiye ko wabanye natwe aho turi hatandukanye, tugushimiye kubwa byinshi wakoze twebwe tutazi, tukaba tugivuga ku mwuka w'abazima. Niyo mpamvu rero tukweretse kandi ko tugiye kumara muri uyu mwanya w'ikiganiro umurimo wawe. Tukweretse buri umwe wese, reka kibe cyo gufasha umutima ya benshi, kandi kibe cyo gutuma babohoka bakagana inzira yawe. Kareba ubutumwa bwawe bwamamare hose, tunahisha imbaraga zose zakutambika kugira ngo ntihagire aho bugera, kandi turanitirabiza imbaraga z'imyuka mibi, z'inyigisho z'ibinyoma. Reka buri umwe wese uza kumva kino kiganiro aze kubohoka, kandi aze kwakira ubutumwa bw'umunsi wawe, uze kongera kumwishurira bundi bushya, wongere kubona bundi bushya. Mu izina rya Yesu Kristo tubisenga twizeye, amen. Ndabashimiye rero mwebwe mwafashe umwanya wo kumva ikiganiro umurimo w'Imana. Reka rero twihuse dutangire ikiganiro umurimo w'Imana. Uyu munsi turi kuganira kuri topic ivuga ngo ndinde mu maso y'Imana. Tugiye kuganira rero ku bice bitatu, ntabwo byose twabivuga ngo tubirangize kuko ni byinshi cyane. Ko Imana ibona abantu mu buryo bwinshi cyane, ariko tugiye kurebera kuri bitatu by'ingenzi bivuga ngo naremewe iki, n'iki kintandukanya n'Imana, icya gatatu n'iki nakora. Mu by'ukuri Imana ijya kurema umuntu, yaremye umuntu ifite intego y'uko umuntu azabaho by'iteka ryose, kandi akabaho anezerewe muri paradizo ari mu ngo bya Edeni. Rero iyo ntego y'Imana yari ifite, navuga ko umuntu yaje kuyihindura kubera ko yakoze icyaha. Amaze gukora icyaha, Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, akaba inyembabazi, niko kumuremera ubundi buryo bwayo kugira ngo intego zayo zigerweho, nuko umuntu we abigiramo uruhare. Nyuma y'uko umuntu amaze gukora icyaha rero, birumvikana ko ubusabane bwe n'Imana bwari bumaze gutandukana. Nuko Imana irongera irema ubundi buryo. Ijambo ry'Imana ryo riravuga ngo turi abo yaremye, turemeye imirimo myiza muri Yesu Kristo. Bivuze ngo icyo umuntu yararemeye umuntu ni ukubaho mu buzima bwishimye, bwuzuye urukundo n'umunezero. Umuntu amaze gukora icyaha yaragiye kubaho mu ngaruka z'icyaha, noneho akaba uw'Imana yaremye imuremeye imirimo myiza muri Yesu Kristo. Niyo mpamvu mu Baroma ibice 3:21 kugeza kuri 31 bavuga gukiranuka kw'Imana no gukiranuka kw'abantu babonera muri Yesu Kristo. Bivuze ngo kuba uri umukiranutsi imbere y'Imana ni uko ubanza ukizera Yesu Kristo. Amen. Imana ikomeza gusaba abantu kugira ngo isohoze uyu mugambi wayo, ngo ku rwawe ruhande ubane n'abantu bose amahoro, ukomeze kwiyeza kugira ngo uzabane n'Umwami Imana. Bivuze ngo nyuma y'ingaruka zo kubaho mu byaha, Imana isaba umuntu kubana na bagenzi be amahoro, kuko nicyo baremewe. Murabona aremeye imirimo myiza muri Yesu Kristo. Nusoma mu Baheburayo ibice bya 12 umurongo wa 14 avuga neza uburyo dukwiye kubana n'abandi bantu bose amahoro. Ni iki gishobora kudutandukanya n'Imana rero? Ingingo ya kabiri ivuga ngo ni iki gishobora kudutandukanya n'Imana. Ikintu cya mbere ni ukutumvira Imana, kabiri ni icyaha. Ibyo byose bishobora gutuma Imana itubona mu bundi buryo, ikongera kutubona nk'abanyabyaha.
nk'uko twabibonye mu biganiro byabanjije ibi ngibi, muzabikurikirane ku bazabishobora. Twasobanuye neza icyo umurimo w'Imana ari cyo n'icyo nakora kugira ngo umurimo w'Imana ugende neza. None uyu munsi turi kuganira ndinde mu maso y'Imana. Umuntu niwe muntu Imana yaremye, imurema mu ishusho yayo. Nidusoma mu Itangiriro ni ibice byaho 2 umurongo wa 7, havuga neza ngo Imana irema umuntu mu mukungugu, irangije imuhumekeramo umwuka wayo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Bivuze ngo umuntu yari afite ubugingo buzima kandi bwuzuye. Nyuma yo gukora icyaha, bwa bugingo bwari bumaze gusenyuka, ndetse n'ubwe ntabwo yari akibasha guhura n'Imana, ahubwo habayeho umuhuza wacu n'Imana ari we Yesu Kristo. Uyu mwanya tugiye kuganira noneho ku cyo nakora, ni iki kintandukanya n'Imana. Tumaze kubona ko ari ukutumvira Imana n'icyaha. Ikintu cyabayeho mbere na mbere, nukomeza gusoma icyo gice cya 2, bibaye byiza wakirangiza, igenda havuga uburyo ki Imana yaremye ibintu byose biri muri Edeni, ariko igira ibintu bibuza Adamu na Eva. Nyuma yo kubibabuza, baje kutumvira Imana. Igihe cyose icyaha gikurikirwa no kutumvira Imana. Iyo utumviye Imana, uba uri muri risike zo kuri bwagwe mu makosa yo kugwa mu cyaha. Ni gute nakirinda icyaha rero? Ni gute nakirinda icyaha? Birashoboka ko sosiyete ukoreramo bidashoboka ko ushobora gukiranuka cyangwa ushobora kwirinda icyaha. Birashoboka ko mu bo mubana utabasha kwirinda icyaha. Yewe biranashoboka ko nawe ubwawe hari n'ibyo byakubayeho imbata, bikaba ari ko mvuga, byabaye imbata kuri wowe. Niyo mpamvu nabwira umuntu ni gute nakirinda icyaha kandi nkorera muri sosiyete ibyaha bikorerwamo, mba ahantu ibyaha bikorerwa, nanjye ubwanjye nisanga naguye mu byaha. Icya mbere, Imana idusaba kwirinda, 2 gusenga, bwa 3 tukongeraho gutwara intwaro zose z'Imana igihe cyose. Ntabwo ari ibintu byoroshye kubwira umuntu ngo afite ingeso zo kwiba, kubwira umuntu ngo abireke. Rimwe na rimwe iyo yarakuriye muri sosiyete, abavandimwe be baribaga aribyo bibatunze, rimwe na rimwe agakurira muri sosiyete y'abantu biba, tuvuga ngo iyo myuka mibi igenda imukurikirana ku buryo aho ageze hose, niyo yaba atiba, umuntu wese umureba ashobora kubona ko ari umujura, kandi wenda rimwe na rimwe anarengana. Ariko kubera ko abantu bagenda babimubonaho, bakavuga ati ba muntu ashobora kuba ari umujura nubwo ntari namubona yiba, bikaza gutuma wowe uvuga ati n'ubundi abantu niko babibona, reka bari ko njya mbikora. Urundi rugero rutoya, hari ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko abantu b'abasore abenshi, abasore n'inkumi abenshi barikinisha. Bivuze ngo ni gute umuntu w'umusore wabaswe no kwikinisha ashobora kubireka? Birumvikana nta kindi kintu kiri bwamufashe kubireka. Mbere na mbere arasabwa kuza kwirinda kureba amashusho amukururira kuza kwikinisha, agasabwa kuza kureka kuza gufata umwanya munini atekereza kuri ibyo ngibyo, ndetse byanaba byiza akajya afata umwanya wo gusengera ibyo ngibyo. Kereka ahari wenda dufashe ikiganiro cya buri kimwe cyose cy'uko ushobora kugenda intego ku yindi bikarangira uretse ingeso izo arizo zose waba ukora zikaba zarakunaniye kuzireka, zarakubayeho imbata, cyangwa se rimwe na rimwe abantu nabo bajya bagira uruhare mu kwisenya ubwabo, kuko duha umwanya ibintu bidafite umumaro akaba ari byo duha umwanya munini, nyamara ibifite umumaro ntibigire umwanya. Ni gake cyane umuntu ashobora gufata umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana,
nk'uwafata asoma ibintu byanditswe ku mbuga nkoranyambaga, inkuru ziri gucicikana hirya no hino. Bivuze ngo uko hacicikana inkuru hirya no hino, ni nako hazamo ibintu bidafite umumaro kandi bishobora kutwangiriza ubuzima. Iki ngiki gituma umubano wawe n'Imana usenyuka rwose. Ntabwo bishoboka ko umuntu wabaye imbata y'ibyaha ashobora kunezeza Imana. Bivuze ngo muri wowe hari ibindi bintu birimo. Ni iki rero usabwa kugira ngo ubohoke? Ni iki wakora kugira ngo ubohoke? Icyo umuntu afite ni icyo atanga. Iyo umuntu ashaka amahoro, nawe atanga amahoro. Iyo umuntu ashaka urukundo, nawe akunda abandi. Iyo umuntu ashaka gukora umurimo w'Imana, ntago agombera aho ari cyangwa igihe azawukorera, ahubwo bimusaba ko we ubwe abanza akitanga, akiha Imana. Nk'uko tubibona mu Baroma ibice 12 havuga ngo nuko bene data ndabiringa kubw'imbabazi z'Imana, mutange imibiri yanyu n'ibitambo bizima, byera kandi bishimwa n'Imana. Icyo nicyo cya mbere Imana ibanza kugusaba. Wowe ubwawe banza wiha Imana. Nurangiza icyo ushoboye gukora ugikore, kandi ntushaka kugikora nka kanaka, ahubwo ugenda uko imbaraga zawe zingana. Byari byoroshye cyane ko Imana yari kubwira Gideyoni ati niba utari umunyembaraga cyangwa utari bwabikore neza, byihorere. Ahubwo Imana iramubwira ngo Gideyoni wa munyembaraga we, genda uko imbaraga zawe zingana. Ni muri urwo rwego rero umuntu uwo ari we wese waremwe n'Imana, menya ko uri umuntu ukomeye mu maso y'Imana, kuko uruta abamarayika. Hari umuntu umwe wigeze kubivugaho, aravuga ngo umuntu aruta abamarayika bo mu ijuru kuko akiranukiraho ibyaha kiri. Ni nako umuntu uza kubona umwanya agende asome muri Yuda, ni ibice byaho, igice cyaho cya mbere, umurongo waho, niyo yasoma icyo gice cyose, araza kubona yuko n'abamarayika batarinze neza ubutware bwabo, abo babohewe bategereje kuzacibwa urubanza rw'iteka. N'abamarayika ubwabo barakosheje ku buryo Imana yababoshye, bategereje kuzacibwa urubanza rw'iteka. None wowe w'umuntu, urinde wacira umugaragu w'abandi urubanza? Igihe kinini abantu bagifata bari kuvuga ibyo abandi batakoze neza, igihe kinini abandi bakagifata bavuga amakosa y'abandi, bavuga ibyakagombye kuba bikorwa neza. Ariko se wowe ntacyo wari ukwiye gukora mu murimo w'Imana? Icyo wari ukwiye gukora waragikoze. Icyo ijambo ry'Imana ridusaba ni uko uwo tubonye akosheje tumukebure kandi tumukebuze ubugwaneza, kuko ni nabwo umuntu abasha kumenya amakosa yakoze. Umwegere umuganirize nka mwene so, nakunanira umuzanire bagenzi be, nibakunanira ubone kumuhereza itorero, nimunanira ngo nyine azaba adakijijwe. Turakomeza tugenda tureba uwo uriwe mu maso y'Imana, kuko wowe ubasha gutegeka byose. Muri wowe harimo byose iyo wizeye Yesu Kristo. Niyo mpamvu rero ushobora kwibaza, kuki igihe cyose nisanga naguye mu byaha? Kuki rimwe na rimwe nkosa ntabigambiriye? Dawidi we yaravuze ngo mu byaha nimo mama yambyariye. Bishatse gusobanura ko tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara zo kurwana n'icyaha. Bivuze ngo nta gihe umuntu azagera ku rwego rw'uko azakiranuka 100%, kuko hari umuhuza wacu n'Imana ari we Yesu Kristo. Bidusaba kwizera kugira ngo tube abakiranutsi imbere y'Imana, twizera Yesu Kristo. Ariko se dukomeze dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage? Oya, ntibikabeho. Ahubwo ku rwawe ruhande nubishobora, kiranuke. Kandi gukiranuka si ukuba kure y'ibyaha, si ukubaho ibyaha bidakorerwa, ahubwo ni ugukora icyo wakagombye gukora, kandi aho ngaho hari icyaha. Igisobanuro gisobanura ibyo ngibyo ni ukwirinda mbere na mbere, nk'uko twabibonye. Numara kwirinda wongereho kwizera,
nurangiza utware intwaro z'Imana nk'uko twabibonye mu kiganiro cyatambutse. Bene data, ni byinshi cyane twavuga kuko rimwe na rimwe abantu bajya bagwa mu makosa batanabigambiriye. Rimwe na rimwe abantu bagafata umwanya munini cyane wo gufata abandi bantu bakabavuga ko ari abanyamakosa, bakareba batakoze neza, bakareba. Ariko ndakwinginze wowe ubwawe ukora icyo wakagombye gukora. Mbese urinde ubasha gucira umugaragu w'abandi urubanza, ko data wenyine ari we ufite uburenganzira bwo gucira umugaragu w'urubanza. Niyo mpamvu nakubwira ngo kuri rwawe ruhande icyo ushoboye gukora ugikore. Ni iki noneho nakora? Ni iki nakora? Imana idusaba kwiyumvira, ikongera ikadusaba kwihangana, ikongera ikadusaba kunyurwa. Ibyo byose iyo bifatanyirije hamwe no kwizera bituma tuba abo Imana ishaka. Igihe kinini cyane Pawulo yagiye abwira abantu ko umuntu ubwe ntacyo yabasha kwishoboza. Pawulo arongera abwira abantu ngo gushobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Bivuze ngo ubwe nk'umuntu ntiyabasha kubyishoboza, gutsinda ibyaha no kubinesha. Ubwe nk'umuntu ntiyabasha kubona icyo Imana imushakaho n'icyo Imana ishaka ko akora. Ahubwo arongera avuga ngo gushobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ikintu usabwa ni ukwihangana, kwizera no gusenga. Ibyo byose bizagufasha kubaho mu buzima bunezeza Imana, kandi bizatuma umenya uwo uri we mu maso y'Imana. Kuko Yesu bamubaza itegeko risumba ayandi yose, yaravuze ngo ni urukundo. Bivuze ngo nawe nukunda, nawe bazagukunda. Nutanga amahoro, nawe uzayabona. Nutanga umunezero, nawe uzawubona. Bivuze ngo ni igikorwa wowe wakoze ariko kikagenda kikakugarukira. Abantu benshi bajya bibaza ngo kuki dusenga tugahura n'ibibazo, kuki dusenga tugahura n'intambara zitandukanye. Ariko ngiye kubaho urugero rutoya. Umuririmbyi ari kuririmba, ahimba igihangano cye, yamara kugihimba akakijyana mu njyana ashaka, ndetse akakiririmba uko ashaka kubera ubutumwa ashaka gutambutsa. Wikibaza impamvu wavukiye mu muryango umeze gutyo, wikibaza impamvu wavutse ugasanga umeze gutyo, ahubwo ibaza impamvu Imana yaguhaye ubutumwa ntubusohoze. Bivuze ngo ukuremwe niko Imana yabishatse, kuko yari ifite ubutumwa ishaka gutambutsa. Ahubwo reba icyo Imana yakuremeye. Ukwibaza impamvu wisanze uri umukene se, ukwibaza impamvu wisanze mu ntambara zitandukanye, ukwibaza impamvu wisanze muri gurupe zitandukanye, ukwibaza buri kimwe cyose kigiye kiba ikibazo ku buzima bwawe. Kuko Imana ijya kukurema yari ifite umugambi ukomeye cyane, ndetse urenze n'ibyo ngibyo uri kubona. Nyuma y'ubuzima bukomeye cyane umuntu ajya anyuramo, haba hariyo umugambi w'Imana. Icyo nabwira rero umuntu wese wafashe umwanya wo gukurikira kino kiganiro, ni uko Imana yakuremye nibwo butumwa yashatse guha isi. Ahubwo wowe emera gusohoza ubutumwa bw'Imana, nibwo uzabaho uko Imana ishaka, kandi ni nabwo uzabaho mu buzima butuma unyurwa, ukabaho mu buzima butuma ukunda ndetse ukanakundwa, ukabaho mu buzima bufite amahoro bunanezeza abantu ndetse n'Imana. Bene data rero, ndabizi yuko buri umwe wese aba afite icyo yakereka Imana, aba afite icyo yabwira Imana mu ruhande rwe. Ni byinshi twakaganiriye muri kino kiganiro, ariko ko tuzajya genda tuganira mu bindi bice bizakurikiraho, tuzagenda turebera hamwe noneho icyaha ku kindi uko cyaje, n'uko umuntu ashobora kubasha kukireka
igihe cyamunaniye. Muhabwe umugisha n'Imana rero, mwebwe mwakurikiye kino kiganiro kiba kibagezagaho. Nitwa Ndagije Jean de Dieu, nkorera umurimo w'Imana mu itorero Presbyterienne. Imana ibaha umugisha. Reka dusoze dusenga. Mana, turagushimye ko wabanye natwe mu kiganiro, tugushimiye ko wabashije kutwereka icyo dushakaho mu ijambo ryawe, kandi turagushimye ko wandikishije ijambo ryawe kugira ngo ritubere umuyobozi. Ijambo ryawe ni indorerwamo twireberamo, tukamenya ko twagukoshereje ndetse tukamenya n'inzira ukeneye ko tunyuramo. Niyo mpamvu rero tukwinginze kugira ngo ubashe kudushoboza kunesha buri kimwe cyose cyadukura mu nzira yawe. Reka rero udushoboze gukorera muri iyi si ariko tugukiranukire. Reka udushoboze kunesha ibyaha. Reka rero imbaraga zawe n'ubushake bwawe, gukomera kwawe n'urukundo rwawe aribyo bikomeza kutugaragaraho. Data, ntacyo dufite twaguha, ahubwo twebwe ubwacu turakwihaye kugira ngo tube ibitambo bizima byera kandi bishimwa nawe. Nyiringabo Imana rero, reka ibyo ushaka kandi ushima aribyo bikomeza kubana natwe none n'iteka ryose. Amen. Muhabwe umugisha n'Imana mwakurikiye kino kiganiro. Ndabifuriza kugira ibihe byiza. Amen.